Sandra. Ni byiza. Meze neza. Ahubwo no kugura agakanzu giheruka ko gukuba. Mbakegere turebe niba mu buryo duhimyenda kamaye. Ikeza. Nakabonye numva ndagakunze. Noneho nagataye kanzi. Ni nakarekare ni keza. Musigo zikureba utuntu. Mba yakanyeretse mpita mbona karakubereye. Mba sinzabona yakiroshye. Mba nkubwire. Nashaka ajya agenda atuma isazi ibyo biramureba. Niba isata amwitayeho ngo ajya mu amafaranga kugura imyenda. Ntakambara imyenda nazanye. Ejo bundi usiko yanyambariye kaga kanzu kanje kandi. Urakamurika sara komeza rakambara. Nago nayibona ngeti wawe wankuremo ikanzu abwa ati mva nayo nkuye ndahenda mwihorera. Ese iyo yihata mu myenda yawe buri abone mukwira undi. Kigura. Mukamuha imyenda yawe. Azara mukagufatiye umwenda. Ya wambaye ubona ko wambaye. Uzaza umbwire nkwereke mu nzamukora. Nago sharu hari ngeti ndabibwira mama ndanabyibagirwa agati ngo yantwara iki. Ngo namutwara iki? Asiganje amazi bene ako kagene nyine sikanzugira da. Ndamwihora noneho anabivuga bikaba imyenda yawe ugiyibika neza. Uyizinge neza cyane igeze kujya mu cyumba cyawe nsanga ibintu birajagaraye. Nitesi. Araza kabijagaraza. Nese saba ari gushaka imyenda ngari bwambare ngo yasohotse. Njye banyerera umukobwa. Mwagiye mumugurira imyenda byibuza akagenda. Bamugurira imyenda se ngo yambara aberwe. Umuntu aguriye imyenda yarangiza akayifata akayishyira hariya muri kiriya gitunga cy'inyuma hanze mu byenda tutajya twambara akagenda akagura ubuntu bw'ubujipo bw'imishumi. Ngiyewe reka mubwire. Biriya bintu yankoreye. Nta mwenda wanjye azongera kubona. Numvise no kubwira abaturanyi ngo ngo bamfata nabi ngo nta mwenda bangurira ngo nta kintu bambara. Bagese agenda bakamurera. Ngo ibintu byose ngo niba wabyishakiye da kandi nzi ko wamuhaga amafaranga akayarya. Niba ari uko nguko atangiye kubigenza nako taxi ntazongera kubona. Nashaka ajya agenda atuma isazi. Nabyo numvise ari kugira uriya mugore yahirye. Amubwira ngo ngo ntayo ngo ujye da. Iki gikobwa kundi barakinterereje. Nje simbizo yamukobwa ukubona. Abo yagize banye na se bagiye bazimugura. Uzamwige wegora ajya agenda akasaba. Ahubwo azongera no kurenga harura rwo niyongera kurujyamo. Ejo usko nabonye yasimbutse susko ari wakinze muri igipangu. Aragenda afite umusore bakurukana numbaza ibyo baba barimo. Umukobwa yatunaniye. Umushake mu mugira inama mama itararenga. Kamubwire. Ikintu nakubwiye ngo ikindi arishinga. Ni wowe mwana wawe. Umukuri muzabyigeho rwose. Wow. Kere maze. The fish. Kujambaye neza. Si bisanzwe se. Hano watekereje utera. Hano nyine ndebye niho natekereje hano nyine waza n'umuntu wubaha. Mvaye akorazanya bya bikabyo byawe. Sibi. Unyubaha guteze. Ko nakurusha amashuri. Ntabwo ndusha amashuri ariko mu buzima buriya sibyo umuntu atinya umujura. Agakomana. Umuntu atinya umujura kandi urabizi yuko usa nk'uwanyibye umutima. Arara. Numva nakubona. Uzanya bya bikabyo byawe ndakuzi. Umeze utase wowe. Cyane fresh. Ndabona ntacyo ubaye. So mbona? Ndakubona. Ndasa nkaho papa. Aha. Urasa n'amafaranga. Mani ziko niyo kintu nabonye cya mbere ishuri yaducupiza birenze kabisa. Ntabwo rigira ngo rirangire. Awambaye nawe akagitari keza ukunda gucuranga. Oya, ahubwo ndi gushaka umuntu winyigisha. Urabizi? Ndabizi. None ikintu kirenze. Sina gitari gusa. Okay. Ubwo nukunyigisha. Amakuru se. Sha amakuru yanjye ni meza, ndabona nta kibazo. Inshuti wawe ameze ate? Charase ko ahorana ibibazo, bya bindi nyine bisanzwe. Se man, jewe rero
Dave ajya ambwira akambwira utubazo nyine turimo ki batse bimeze Shamba uriya mwana arababaje ntukamubone aza kwishura agaseka ariko arababaje nawe nakubwiye story warira nubwo uri umugabo asereka mubaza njya nicara nkibaza tuzagera ryari nyine kuganira ku byabariya paka nase ko ari inshuti zacu kandi inshuti rega nicyo nyine zibereye ni inshuti nanjye Dave ni inshuti yanjye kandi ndamukunda ndetse na Tesi ni inshuti yanjye ariko natwe nanone tuba tugomba kwirebaho tukareba ibyacu bizaba biza wanyu iminsi iracyahari iminsi reka tubanza dukemura ibibazo by'iriya nshuti yacu cyane ubwo ari hatari natwe nta kintu twamufasha kirenze Jesse ngugiriye inama ese nagwaye igisubizo none nta nkubwiye ukuntu uri bugenze zacitse umushumu umwe niba ari umwe zizakamabiriza avuga inkweto z'ishuri inkweto z'ishuri uzagenda wambaye ibirenge hata mama yarazigurishije none maraza aranekaho imitwe ntabutekaho imitwe ubwo nuko yiboneye agakanzu kanjye ndakuza ugagashyari kakwishe ubwo rero nkubwire ni ukuri mama inkweto zacitse ntabwo mfite zo kujya yarazigurishije ntabwo mva ko wazigurishije genda uzizanire uko zacitse niba zihari zirahari no se wajya ureka guteranya warazigurishije urangije uragenda utora ibikweto hari inyuma tutacyambara yageze akabidodesha yegora wajya ukabidodesha nese mfite amafaranga uza kuyakaswa Hano cyangwa se uyakaba uruganda abaturanyi abo bajyanama bawe abo ngabo ugenda ubwira ngo ngufata nabi ugenda ubabwire bakugurira inkweto jewe amafaranga ubundi se uriga ngo uzabike umuntu ubahora amutinya rimwe na rimwe nyine gutya twegera nyine ndumva nanakwimuka Keri mbabarira muri ubu buzima ikintu kimpangayikishije n'iriya nshuti yanjye Tesi ariko reka nkubwire njye mu buzima bwanjye sibyo nifuza kubona inshuti zanjye zishimye sibyo ariko nanjye nishimye asa si wishimye unameze neza cyambere nuko turi kumwe aha si nk'ibyo se ikibazo cyawe ni kimwe nyine turaganira nkajya numva ni nyine urimo uratekereza ku bindi bintu byinshi kandi natwe dufite igihe cyo gufata igihe nyine tukaganira njye nawe tukareba tukavatse Shakeri rero nanjye rega ndi umuntu mukuru mba mbibona nyine nanjye nta kintu ntabona ariko ngaho mbwira rero ni ibiki nyine ubwo nkubwire iminsi iracyahari turacyari kumwe nta hantu ugiye kuva kandi niyo wahava telefone ziba zihari sibyo ariko nanjye ndi umuntu mukuru mbibona ariko buriya igihe cyabyo kizagera akoma mu bundi mu nzizi iki koko hari ikintu nakora kugira ngo basi se nzakora iki kugira ngo mwishime ariko ibyo kwigira umwana mwiza no kuburana byo urabishoboye mana nk'ubu koko nazizi icyambere umva amafuti yawe nk'ubu wowe widumbukije nk'umusuzi uza kuroga abantu barimo kwiganirira iryo naryo ni ikosa ubundi uje hano uhamagawe nawe ariko narinje kukubwira ikibazo mfite kandi byawe rero namaje kumenya ko ufite abajyanama izi ngo zose zidukikije nibo wagize banyuko urumva iyo usimbuka igipangu ukajya mu ngo z'abaturanyi ujya kunyandarika ujya kuvuga ibintu bibera hano byose ako Sandra wagira kaguteranya ndavuze ngo imbere uri muri asakuriza n'umwuka urambye ubundi ntiyakura ya saro akabura kudodesha nagenda igenda bibwire iswa se n'abanyari kujyana muri saro yamye ngese muteranyije ikigo mvuze ibiriro mva hejuru ibibazo byawe bibwireswa cyangwa usange nyoko yamukiza urahaza ubundi se ibyo umbwira nibiki ibyo umbwira nibikira wavuze ko ntakubyaye ntari nyoko narabyakire nanjye ntago ndi ingumbado uyu mwana wanjye vaho ngaho ntago dushinga amatwi gusa yaranavuze ngo uri mu bida ndabizi niba ndi mu bira none ubu bibwangeraje wonerekera ubwo rero yibona agakanzu kanje abuza amahoro azara mukayishinzemo buriya buno sha se niki mu muntu utumva ikizamini turi kwitegura gereka musaba ikintu kimwe basi sibyo ntagushika ubushi nyine gereka musaba ikintu kimwe amasomo tujye tuvuga mu gihe cyo kwiga mu gihe turi hano hanze tuvuga ibindi mana nibagiye kukubwira wabonye bari abanyeshuri bashyashya baje nzi ko ari njye wabonye ngende shawu urareba uzi ko mbona utari kureba mba nicecekeye mba ndi harame gitabo ndahira ngo ni izina ry'Imana wababonye mbuza
Yesu we wabonye gute? Mbwira nyine numve nimba uko nababonye nawe ariko wabonye njye nyine sinzi. Master aramutse akubajije wamubwira ko wanyiganye se? ese duhaye nyine njyewe nagiye kwambara ishati nubwo nyine uyu munsi ntabwo ari amatishati nagiye kwambara ishati mbura ikindi kintu ndavuga ko nze natambaye uniform yindi reka basi nambare t-shirt ya sport Nari bijyo profita kuba tuziranye kuba turi inshuti nyine ubi profitiremo. nawe rero siga kabye ibintu None se urabona hari undi munyeshuri wambaye nkawe mo hano? ese duhaye ibintu Nyine rero ngiye mba nambaye gutya kugira ngo ngaragaze ko ndi umuyobozi nyine ntandukanye nise nkawe. Kandi ishati wari uyifite mu gitondo. Oya. Hose ubona nayishyize. Uri muri baga burangiye nkarebamo ntago nayibona. Sada nayo wabona. Kwesha ni icyaha. Kwesha ni icyaha nayo wabona. Ahubwo se mbwira. Uriya munyeshuri mushyashya. Wamenya amakuru ye? Ohe. Uriya mushyashya waje w'inzobe. Uzi ko ngo yigaga bamuhaye rambaye. Baby. Oya, bamutipe. Cyaje gifite ibintu by'ibisatsi. Uzi ko bari barabamwirukanye ku kigo yigaga hose. Nusuzi ko njye nabaye nyimubona nkata mbibona ko asa nk'itabi imana. Sinzi. Ubu nyine ubagiye kunyongerera akazi. Akadaye nawe rero usiga. Abandi banyeshuri nari maze kubashyira ku murongo urabigiye kunsaba ko nawe. Ubu ngubu uriya gutwaye cyuri gitifu uri umuyobozi w'umurenge. Ntago ari ubujajwa pe ariko harimo nabonye muri bari ababiri. Nyine abameze ngo bavukana. Nyine ngo ni nabo mu bakire ariko nyine mbona uriya urango ni Tesi. Abari aho ngaho ameze gutya yigunze ameze nk'uwishwe n'utubazo. Wagira ngo afite ibibazo byinshi. Nimba bavukana simbizi. Gusa nyine numva ngo bagize gute ko baravukana ariko ntiwabona ko ari bamwe baratandukanye cyane. None se ubwo ndetse ugiye bishyiramo itwara buri umwe sinzi cya kibisatsi sinzi cya kindi mwafatanye itabi. Erega wibuke ko ikibazo cyose kiba master ninjyabaza. Ninjyaza kubwira ngo bimeze bite. Sadaye nantigaye mbona ukabye Imana yarakoze kubitarangiza umuyobozi rwose. Nese ubundi bakugira umuyobozi gute n'akavuyo ugira. Ako reba ari nkawe batoreye ubuduwa. Ujya wibagirwa mbere yuko umuyobozi ko wari umeze. Oya. Nge nari meze neza, sibyo. Nge nari meze neza ni nayo mpamvu bantoye. Wabonye hari undi muntu wankurikiye. Kwa kundi abantu bameze nk'abarimo gupiganwa. Wabonye hari uwapiganwe nanjye se. Nge narabanzaga nkanikurikira. Nari nyine ubwo nyine ubuyobozi bwa bwitwaremo neza ariko man nyine ntago kuba umuyobozi ari ugukabya ibintu. Sinzi ngo ugiye ngo mu w'amatabi sinzi ngo icyambaye ngo ibintu bitari uniform sinzi ngo ibiki. Man nawe rero njye ari gihe mbabona no gukabya. Kabisa. Aho kirinda kabya. Haje mbabona no gukabya doye. Uzi ko iyo aba ari nkundi muntu, sibyo? Batoreye ubuduwayi. Ntago uba wambaye gutya. Nyine ndabyumva urumva no kuri duwayi mbifitemo amahirwe menshi urumva. No kuba mvuga ati ngenda na Kibamba y'abana ntaribi. Na bebe bose none ejo bundi ari ubukobwa nabonye urumva burimo buranyaka nimero. Narenyebewe ikindi kintu wanganiriza. We ntabwo dushobora kugira ikiganiro utazayimo abakobwa. Nose tube nk'abapasiteri none tubwizanye ijambo ry'Imana dusome Bibiliya. None se si ukwiga si icyahita kikuhangayikishije kigusitetse ubwo we hari ibindi bimbwira uye nabyo yego bari abasore nubavugisha nugira ariko bari abahungu abo kaceceke ijya kugira simbana nabizi wowe mbona ubu byitayeho cyane njye nshaka muha amakuru gutya njye mba nyafite 5 kwa 5 reka bizaza nyuma ariko nyine ngurasi no bavuga se uba wiyemeye ngo nupfa kubavugisha nkibaza sasa barajya ngo bavugisha iki byagenze gute akasakumira none si byo ngibyo birabareba nanjye nago buri muntu afite uzababyiza ukuri gutya oya nago mwanya nawe ubona wabihoreye kwituriza weho ubwo usabwa ko uzabahagame uzabahagame naba mbaye nkabo gusa twaba dutandukanye he matiri mu mwaka wa nyuma nawe ukeneye kwiyitaho ukiga mani ukamara igihe uri kwiga. Okay. None umwanya wose usigaye umara uzenguruka mu bantu. Ubwo urashaka kumbwira ngo ndekeraho kwita ku banyeshuri ahubwo nite ku byanjye gusa. Nese ubwo bantoreye iki? Mani waje umenya ko nawe ugomba kwiga kandi uri mu mwaka wa nyuma. Yega nicyo bantu. Ko ari nyine buri gihe ubumbwira ibintu naye amarange nakubwira ibintu byumvikana ukanagira. Sinzi n'ibintu biri guhanuka muri iki giti. Rero wambe bi wawe. Sikoremo kurira se. Nihorere buri ari mu bibazo bye nyine. Nihorere. Mbona umunyeshuri arimo kurira kuri ya mwihorere. Nose ugiye kumuhoza uri nyine. Nyine ngiye kumubaza ikibazo afite kirimo gutuma aya mwihorere dubaye ndabika mubwire.
bazakubonamo nawe babana ndaduhaye n'uwari mu kigo nyine reka ngende mbanze mubaze None impamvu se- arimo kurira. none se nk'ubu ngubu akubwiye ko ari ibibazo wenda by'abakobwa wabyifatamo ute wowe Okay, nisanga ari ibibazo by'abakobwa ndamuhamagarira duhaye. wajya ukamamagara animatrice se basi Kamaze ngere yomenye ibyo ari byo. Duhaye kandi usiga akunda tesi duhaye reka nkubwire usiga mukundira duhaye Ako se uhandi waretse ngabanza nkajya kumenya ibyo ari byo. sibyo vantu bibyemeye vantu byemeye Reka mbanze mubaze ikintu yabaye ndagaruka tubiganireho. Sibyo? Ubundi se nimbaye mukunda bigutwaye iki? uriya mwana disi mana yanjye sha ngiye maze rimwe na rimwe mugirira impuhwe nyine ukuntu aba ameze mba numva nshaka no kuzagenda kumuvugisha nyine ngo ako nkabona ibibazo afite birarenze ntago abimbwiye nabasha ko ariko abasa nk'ibibazo nibyo pe asa n'ibibazo ahubwo mvana kuri iri zuba tugenda ujye kunyereka ibyo wari ugiye kunyereka ariko nta makuru uyakeneye mba yakeneye ariko nyine urabona nuko nyine hari amakuru yo muri iki gihugu udasabwa ariko uyakeneye Tesi. Babaye iki? komeze neza Ese byagenze gute ko urimo kurira wigunze hano wenyine bimeze bite? mfite ikibazo Okay, ushobora kuba ufite ikibazo birumvikana ariko buriya byaba byiza ukimbwiye basi nkumva niba hari icyo nagufasha nubwo nakugira inama. Kandi buriya iyo umuntu afite ikibazo arakiganira kugira ngo nibura kibashe kumuvamo. Sibyo ngo ariko kirekire kurira umuntu. Byagenze gute? shante ibibazo byanjye ni birebire It's okay, nta kibazo wambwira nanjye mfite umwanya wo kubyumva nabi. shante nk'uko ubizi Sandra ni murumuna wanjye Yego ndabizi ni murumuna wawe nese nicyo kiri kukuriza. ariko ni umwana mubi ni umwana mubi Ngaho urekera kurira umbwira unsobanurire nese yagukoze iki kirimo gutumurira. Kandi urekera kurira abandi banyeshuri batakubona urimo kurira hano hanze. ndeka niririre wenda nindira nibwo ibibazo byanjye bishira Nyine mbwira nsobanurira habaye iki yagukoze iki. Niba Sandra ni murumuna wanjye ngaho urekera kurira basi sibyo. Please urekera kurira. Ndabona ufite ibintu byinshi byo kumbwira ariko ntabwo wabimbwira urimo kurira ngahago. Haguruka atagira no kubona yicaye hano urimo kurira. tugiye kunjyana Ngwino basi haguruka yicara hasi. ntabwo nonje Sibyo. Ushobora kuba ufite ibibazo ariko ntabwo wakwicara gutya ngo urire mu kigo abanyeshuri bose babone ko ufite ibibazo. Sibyo. It's okay. Tugenda mu ishuri. Sibyo. none uyu mu makeup uriho noneho mbabarira ugomba gusa neza muri iki gihugu yego baba ushaka ko nsa n'utwana uburyo riga nagashora ari ngombwa umukobwa ubundi uri classe wiyubake urumva ntabwo bagomba kumenyera umuhungu mwiza uri mu kigo ni Dwight kandi nangize ngo ugiye kuzana parapara nyinshi nese hari undi ujya ubona ubona hari undi wo muri iki kigo nakundana nawe that's my man cyo kwikaya gakobwa gasanuka haraje kavuze ngo iki oya yaravuze ngo niba ngo Dwight ariyemera none ntabwo yavuze Dwight ngo Dave I don't like that ngo Dave ngo girl at all. ariyemera ndamwanga man uswe yese atuma mwanga kandi sinabikubwiye aragira gutera nkanjye oya ntabwo ako sa aya nisuzuguje waba uteye kimwe n'uriya mukobwa ni mubi kuri extent mvuga ati mana ibi bintu kuki wabivuze kweri nene narabuze n'ukuntu mukura muri gang yanjye oya umva kubwira ibyo nangiye kukubwira turi inshuti bivuze ko umuntu udashaka njye iki kigo dore ndakimenyereye ndambyemo ndanacyanga iki kigo ngiye rwose umuntu udashaka wese yahuze ndacyanga iyo uri inshuti yanjye abantu banga nanjye ngomba kubanga
exactly that's why you are my best kandi ntabwo agomba kujya muri genge yacu ubwo uriya twamwohereje iwabo ndumva ashaka n'ibintu byo kwigarukishwa yigarukisha ntabwo byakunda noneho yavuze nabi sheri w'inshuti yanjye ubundi uriya mwamukuye sinzarera nawe ko mubwira ngo kwita abakobwa beza bazima bari wajyashaka uzi ukuntu byagenze kugira ngo uriya mukobwa uzi kugira ngo aze muri genge yacu yatwumvisha ukuntu ngo afite abagabo ngo bo hanze ngo bakundana ngo bafite amafaranga ngo ariyo mpamvu aba yambaye neza uriya ndavuga ati reka dupfe kumushyiramo turebe wasanga afite uriya mukobwa wawe aragenda kugana bwo mu wa kane niyo mpamvu twakirukanye ukajya muri resanse zo mu wa kane ndebera si nk'ibi se tuba turi kuvuga ese ko waje kubasuza ari ikintu bitwaye ubasuza turajya umenya usuza nawe udasuhuza kuza kubabwira bite hari ikintu ngo bibatwaye ko mwagiye iyo utabitubwira ugacari ukagenda bari kubiki mujye muri bintu kuri kw'Imana pe uje kudusuza se ngo dukore iki naje kubasuza nk'abanyeshuri twigana tugare tuganire aho usaba kuba utumva ikinyarwanda ninde wigana nawe cyese ntabwo twigana nawe ko twigana nawe ntabwo bigoreza uburenganzira ko naturi muri pause abantu bakuru bari kuganira ibintu by'abantu bafite ubwenge se mwagiye mureka kwiyemera uze kubyivanga Sanda nawe ego ko ya Sandra ni are you still talking to me Tese mva rero nkubwire urumva guhera uyu munsi usobanukirwe ubwego rwawe urumva ntuzajya ubona turi kuganira ahantu hari abantu biyubashye nkatwe aribunza inzati nkawe ntukatuzemo gitubabarira no kudutesha umwanya turi kuganira mbese murabona n'abateyise turi kuganira please go please please you can smell bad cyana mubana mu nzu gute mva uriya mukobwa mba numva namuniga nuko nta mbaraga ngira ako mudomo wanjye uzantabara yivanga mu bintu ari no parfum nawe yisize ni yahe ubu ngubu noneho ndabona watuje twaganira ko buriya rega ntabwo kugumana ikibazo muri wowe nyine n'ubundi bikomeza bigutesha umutwe niko kuriya kwigunga niko kurira ako buriya iyo uganiriye n'umuntu nyine ukamubwira ibibazo byawe hari igihe ashobora kugira inama cyangwa se iyo ubiganiriye nawe uhita wumva uruhutse muri wowe sibyo nyine de nk'ibisanzwe sibyo murabizi nitwa Tessa Sandra ni murumuna wanjye ariko aranyanga cyane man mu minsi ishize nibwo namenye inkuru itari nziza mu buzima bwanjye ku babyeyi banjye namenye yuko uriya tubana atari mama wanjye ari mama wa Sandra duhuje papa ariko Sandra na mama we baranyanga man Sandra aranteranya iyo ari kumwe na mama we aba ari kunteranya ku ishuri sankunda mu rugo sankunda ikirenzeho papa wanjye we nta kintu azi ntabwo se ajya abona ko bakubangamira muri ubwo buryo nk'umuntu mubano papa n'umuntu uhura yagiye ari mu kazi kandi ndamutse nanabimubwiye nkamubwira ati mu rugo bimeze uko nguko mama wa Sandra noneho nimba yama nk'uburozi nimba yanyisha ntabwo mbizi muri aka kanya ikintu kimpangayikishije kiri no kunshenga umutima niyo menye sinanabimenya amakuru namenye nkahora nibereyeho mu buzima nzi ko kuri ari mama wanjye ariko kuva namenya ko atari mama wanjye man ibaze naho anyurira ngo nsange mama wanjye ahari ntazi n'ahari man okay gusa ntiwongere kurira sibyo shade wimbwira ngo sinongere kurira pe ntabwo nanone kurira ari byo bikemura ibibazo ahubwo burimo gutuma ibibazo birushaho gukomera sibyo ugomba nyine kuba ko buri strong n'ubwo uri kunyura muri ibyo bibazo riga muri iki kigo buno harimo abana benshi bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo sibyo ariko icyo bakora barirengagiza nawe rero nicyo kintu ugomba kwiga kumenya sibyo ntabwo ari paka nyine ngo niba ufite ikibazo buri muntu wese akureba kigusomemo sibyo ikindi nagusaba ntukajye wigunga buriya umuntu afite ibibazo akigunga akaba ari wenyine ibibazo birushaho gukomera sibyo ujye ukina n'abandi kuko nk'ubu ngubu sinarinzi ibibazo ufite ariko nabibonaga buri gihe kuva wagera hano nabibonaga nyine ko hari ibintu birimo kutagenda neza mu buzima bwawe yego
ntabwo nzongera kwigunga ariko nanone mba nshaka kwicara ndi njyenyine kugira ngo nitekerezeho erega ngiye muri ngenda babaye nubwo ubona mba nicaye wenda niyo twaba turi hehe ndi guseka ariko mu mutima wanjye ntabwo mba meze neza ariko wabishobora wabikora nka kuriya abandi barimo gukina nawe ukaba joining ugakina nabo ntabwo ari ngombwa gukina na murumuna wawe sibyo kuko wenyine ntago agukunda niba atagukunda uronira groupe ikaba itagukunda kumba mbibona ukuntu ariko ibaze wangwa na murumuna wawe mu kigo mani wari wabona uburyo anyitwaraho wari wabona uburyo ancheating yari kumwe n'inshuti ze bazi se nimba ari ibibazo byanjye nawe ku ishuri basi agereka twishime basi nibigera mu rugo yongera nyihinduke ko sipaka ngo mu banyeshuri nshitinge njye kumusuza mbwire nabe rero dore ikintu agomba gukora sibyo wewe jya umugendera kure nyine niwe ubibona ko atagukunda sibyo gusa nyine mbabarire kuba mba nkuganirije bino bintu shaho nyihanganire pe gusa sibye yuko mwumvishe ari na girlfriend wawe mbabarire kuba muvuze nabi utandakarira ugasanga urandakariye